kirazabaho neza umukene abe watiriza ariko basaho bagana ni hamwe ndababwiye hazabaho abasore beza habeho n'inkumi nziza gusa ubwiza bwabo buzamarwa n'iminkanyari ndababwiye abantu bazahemukira abandi bategana iminsi nyamara nawe uzi ibibera mu nda y'isi ndababwiye umuntu nabeho uko ashaka ariko azajya yibuka ko atazi ibibera mu nda y'isi abagana amadini muyayoboka batayagana mubihorere nta mpamvu yo gucirana imanza kandi nawe uzi ibibera mu nda y'isi hariho abazakora intwaro zikomeye kugira ngo bategeke isi ariko nawe uzategeka urupfu ndababwiye uzabona umusaza afashe akabando ubona umukecuru ahina akagongo uwakwereka iby'ubuto bwabo wakumirwa mu nda y'isi ntiharobanura umukire cyangwa umukene icyo nicyo kiza cyo mu nda y'isi ndababwiye mu nda y'isi ntiharobanura umwana cyangwa umukuru icyo nicyo kibi cyo mu nda y'isi ndababwiye mu nda y'isi ntiharobanura umukire cyangwa umukene icyo nicyo kiza cyo mu nda y'isi mu nda y'isi ntiharobanura umwana cyangwa umukuru icyo nicyo kibi cyo mu nda y'isi umuntu nabeho uko ashaka ariko azajya yibuka ko atazi ibibera mu nda y'isi abagana amadini muyayoboka batayagana mubihorere nta mpamvu yo gucirana imanza kandi nawe uzi ibibera mu nda y'isi